haki ya Mungu nta muntu wigiza gukoresha akajya no warakucya ntabwo bishoboka manje twara gake ndabivuga ngo twashinge ko ndwara gake ni muri Kongo ntabwo mwagenda ndwara gake hano amira imikino manje nta bintu byo kuza ukinora Shana urabona tutatinze koko tuwatinze ku kibazo sinjewe ikibazo ntago ari cyane ko kubwira ngo ngwino twihute nkabona uri kuzana ibintu byo njyewe nta kibazo mfite ikibazo cyo kuba ikiri wawe je nta kibazo mfite je navuze nje gukora twagiye je nta kibazo nje nigize ngira ariko bwo boss uramuzi boss uramuzi watetaye ngo romushyitsi arahitagera gutya leta go kategeka ibyo nabyo birimo mu kazi tujye gukora nje cyanjanye n'akazi ko ntukigire ikigoryi gutyo tugenda ahubwo urumva nge ntaga ni kibazo ni mubwira ceceka tugiye kugenda nimgera hariya mu rugo kugira ngo boss atadukubita umva imitwe turakoresha boss warakubita ngo iki haricara gutora umva se turagenda nitujya kugera imbere ye ndivunikishwa ugiye nundandase nk'uwavunitse ugiye kuvunika nge ngutware wavunitse nazo nagushobora mani nese tubigenze gute ntubona ko twatinze se okay fatana cyangwa tugende nitwende kugeraho nibwo turi buze gufatana ibi ngibyo gufatana nimba ari ibyo ngibyo nitaho niso naka kanya ni sawa na ari tugende bisanzwe Jamale kapuje mvuna byatari yoroshe kwesuri muraza nimikino wana wana nteruye Shangu utero nta ubitaza kugira ngo utero ngewe. Ufite umashami bibaga byisho. Salama boss. Mimi naitwa Captain Ruba kutoka Zaire. Atoro. Natinze. Nako boss nari navunitse rwose icyo cyadutindije. Nari navunitse. Boss yagize ikibazo yavunitse. Sinzi bari cyo wadufasha. Boss yavunitse kabisa. Musalimie. None kubera ko mwatinze gutya. Buri wese ni iboko bine. Ibiboko nta no kwakira umushyitsi koko. Ibi biboko birimo ko naherukaga ibiboko nyiba Kongo je ntabwo nabyumva. Fuka amava bataraza ngo agukubita uhagaze. Boss urabona ko nari navunitse. Boss iyi ni symbol. Nari na nicyo cyaduteje rwose.